Imana irangije ivugana nanjye irambwira ngo nongere mbwira abarundi baza gatandatu kandi cyane uku kwezi kwa gatandatu ngo mugusengere kuko muri kuno kwezi kwa gatandatu ariho mugiye kubona ibintu by'umuyaga ibintu by'intambara ibintu by'ipfu ibintu bidasobanutse. Imana irambwira ngo ku kwezi kwa gatandatu uhereye ino tariki ya none ngo mugusengere kandi cyane ibintu by'ubuhutu mureke ibintu byo kwanga umuntu n'umututsi mureke ibintu byo kwanga uyu n'umutwa mureke ibintu byo kwanga uyu nguyu ni iki ngiki mureke kureba ku mazuru mureke kureba ku biti byose ibyo by'amoko. Imana irambwira ngo ni mubyibe nikamya kagezi yateguye kandi abakwanga bakagutega iminsi urapfa humura ntacyo uzaba ntabwo bizaba nk'uko abanzi bawe. Yego amahoro y'Imana nabane namwe wowe utameze neza uraza kumera neza reka mvuga ngo Yesu ashimwe. Shalom shalom. Reka nkubwire ngo Imana ni igitangaza turayishimye nawe kandi ukomeze kugishima nukuri ko Imana yakoze imirimo n'ibitangaza. Kani Akagezi TV wakora subscribe like na share na comment ntacyo byawe bitwaye. Rero imbere yanyu mufite wa mwana w'Imana agarutse tumaze iminsi 3 tuvugana arimo asenga avuye mu masengesho y'iminsi 2 arayarangiza uyu munsi wa none. Tuguhaye ikaze ariko mbere yuko tuguha ikaze manza wibwira abantu. Murakoze cyane. Amazina yanjye ni Twizeyimana Alphonse n'ubundi Arufa. Ndongeye kwishima ko nongeye kugaruka aha ngaha. Ndabashuhuje mwese aho muri muhahe muronke mu byo mukora byose. Amen. Dutangire dusenga Imana. Yego. Uwiteka Mana ishobora byose, Mana ivuga bikaba, Mana itegeka bigakomera. Ndagushimiye ko Mana umaranye nanjye iminsi 2 mu masengesho. Amen. Mana ndagushimiye ko gikomeje kumpa imbaraga zo kuba imbere yawe. Hallelujah. Mana ukomeze kurinda igihugu cyacu, ukomeze kukigirira neza, ukomeze kukiramburaho ukuboko. Ndasengera n'igihugu cy'u Burundi nacyo ukomeze kukiramburaho ukuboko kwawe ukomeze kukirinda. Mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti umwami abanyarwanda aho bari hose Mana ukomeze kubagirira neza kandi ukomeze kubatabara no kubarengera. Ibibarwanya byashaka kubarwanya ujye birwanya byashaka kubaburanya ujye biburanya mu izina rya Yesu. Ndabifurije ngo aho baherereye hose Mana bahahe baronke imperezo yabo ntikaburemo amavuta ikibo cyabo ntikikaburemo ifu mu izina rya Yesu. Amen. Amen. Amen amen. Imana ishimwe Imana himbazwe. Imana ihabwe icyubahiro nongeye kwishima ko ibashije kongera kungeza aha ngaha. Yego. Hari icyo Imana imaze iminsi ivugana nanjye. Hari icyo imaze iminsi nganiriza. Inyemereye no kuba nageza aha ngaha kugira ngo nkigeze ku bantu badukurikiranye aho baherereye hose. Yego. Yaba muri iki gihugu cyacu cy'u Rwanda cyangwa se abaherereye hanze. Bose mu izina rya Yesu nshimye Imana ko inshoboje kongera kuza kugira ngo mbabe ndi imbere yanyu mbabwira ibi bintu Imana imaze iminsi ivugana nanjye. Yego. Imana imaze iminsi isanga mu kunsanga iganira nanjye muri aya masengesho mazemo iminsi 2 kuko njya afata umwanya wo gusengera igihugu cyacu ndetse n'abayobozi bacu nkafata umwanya wo gusengera ubwoko bw'Imana aho buherereye hose. Hanyuma rero muri uko gusenga nagiye kumva Imana irambwiye ngo nze mbwira abantu badukurikiranye aho baherereye hose ngo barambura amaboko yabo bayerekeza ku gihugu cy'u Burundi. Bayarambure bayerekeza ku gihugu cy'u Burundi bagisengera cyane bagisabira kugira ngo Imana ibashe kukigirira neza, Imana ibashe kukirinda ndetse no kukirwanirira. Rero ntatinze cyane nagiye kubona mbona muri uko gusenga mbona amasasu menshi. Hanyuma muri ayo masasu menshi ngiye kubona mbona ibisiga bimeze nk'ibikuze cyane birimo biraguruka mu kirere. Hanyuma Imana ivugana nanjye irambwira ngo mbwire abarundi cyane cyane aho baherereye hose basenge cyane kandi basenge bashyizeho umwete ndetse banakiranutse kuko nagiye kubona mbona ayo masasu mbona n'ibyo bisiga mbona birimo biraguruka muri kiriya gihugu cy'u Burundi. Imana irambwira ngo mbabwire ngo
musenge cyane kuko intambara yo irahari. Musenge cyane intambara nagiye kuri mbona abantu benshi barimo barapfa muri kiriya gihugu, mbona abamama, mbona abana batoya, mbona abantu barimo kwirukanka bava mu byabo, mbona barimo barirukanka batatana. Hanyuma ngira agahinda gakomeye cyane, nkomeza gusenga cyane nwana n'ibyo bintu, ariko mbaza Imana ngo ese Mana mbigenze gute? Imana irambwira ngo genda ubabwire ko bagomba kuba imbere yanjye cyane, basenga cyane basenga bitandukanya no kuba bazana amoko cyane. Irambwira ngo mbwira abarundi mureke ibintu by'ubuhutu, mureke ibintu byo kwanga umuntu n'umututsi, mureke ibintu byo kwanga uyu n'umutwa, mureke ibintu byo kwanga uyu nguyu ni iki ngiki, mureke kureba ku mazuru, mureke kureba ku biti byose ibyo by'amoko. Imana irambwira ngo ni mu byihorere, hanyuma mwebwe musenge cyane kugira ngo Imana ibone kubagirira neza. Hanyuma nagiye kubona mbona umuyaga urimo urahuha cyane, uyu muyaga urimo guhuha, hanyuma ngiye kubona mbona hari umuntu ufunguye ukomeye cyane. Imana irambwira ngo uyu muntu niwe ugiye kuyobora iki gihugu cy'u Burundi. Nagiye kubona mbona uyu Ivarisi turiho, nagiye kubona mbona yuriye indege, hanyuma mbona afashe n'umuryango we n'umugore mbona bahungiye ahantu kure, birangira atanagarutse. Hanyuma ngiye kubona mbona habayeho imivurungutano myinshi cyane, mbona habayeho imivurungutano n'amatora, mbona arapfuye, mbona ntabayeho, mbona habayeho ibintu by'imivurungutano, habayeho kurwana, habayeho kurasana, habayeho kugira gute. Ariko Imana irambwira ngo ngira abarundi musenge cyane, Imana izibarengere zibatabare. Musengere igihugu cyanyu, nimumara kugisengera Imana irakigirira neza kandi irakirinda kandi irakimaramo uburinzi bwayo. Everett wamubonye afata indege ariko ntiyagaruka. Nabonye afata indege mbona irimujyanye ahantu kure, ariko birangiye mbona yaragiye mu butumwa bw'akazi cyangwa yarahunze. Nabonaga ari nk'umuntu uhunze, nabonaga ameze nk'uhunze, ariko birangira mbonye atagarutse. Hanyuma Imana ivugana nanjye irambwira ngo mbwire abantu bose bari hariya basenge cyane, kuko Imana igiye kumanura ukuboko kwayo muri kiriya gihugu, ije gusobanura ibyo bitari bisobanutse, ije gusobanura ibyari bisobanye. Imana irangije irambwira ngo mbabwire ngo hari ugiye guhaguruka ku ntebe, kuko yarenganyije ubwoko bw'Imana, arenganya ubwoko bw'Imana, atoteza ubwoko bw'Imana. Mbese irambwira ngo igiye kumuhagurutsa vuba kuri iyo ntebe yicayeho, nirangiza yicazeho umuntu w'umumaro muri kiriya gihugu. Mbona nyuma yaho mbona habaye ihumure, habayeho ituze, mbona mbese abarundi babayeho neza, mbona mbese baratekanye, mbese mbona nta kibazo bafite. Imana rero ivugana nanjye ngo mbabwire ngo buri muntu wese aho ari yirinde ku giti cye, asenga Imana kandi yejeje n'umutima we. Hanyuma Imana irambwira ngo ibyo ngibyo bimara kuba, igihugu cy'u Burundi Imana ije kukigirira neza. Hanyuma nagiye kubona mbona Imana iransanga irambwira ngo dusenge cyane, dusengera imipaka yose, cyane cyane uw'u Rwanda ndetse n'u Burundi. Tusenge cyane, tuwusenge. Hari imipaka ariko igera hari mupaka w'u Rwanda, hari uw'u Rwanda n'u Burundi unyuze Rusizi, hari n'undi uw'u Rwanda n'u Burundi unyuze mu majyepfo, hari n'undi w'u Rwanda n'u Burundi unyuze za Bugesera. Imana irambwira ngo iyo mipaka yose tuyisengere cyane. Imana irangije irambwira ngo mu gusenga twese duhuje umutima, mu gusenga cyane twese duhuje umutima, ngo iyo mipaka yose cyane ku ruhande rwacu rw'u Rwanda Imana ihazanye uburinzi. Nagiye kubona mbona abamarayika bahagaze kuri iyo mipaka yose yacu y'u Rwanda, mbona ihazanye uburinzi bwinshi cyane. Imana irambwira ngo nta ikizagambirira kugira ngo gikome u Rwanda cyose kiruhungabanya, ntabwo kizabibasha, kuko Imana idushyizeho uburinzi. Iyi mpamvu idusengera iyo mipaka ku ruhande rw'u Rwanda n'u Burundi igera muri 4, ni iki Imana yabaraguhishuriye
kiri muri iryo sengesho twasenga abanyarwanda dusenge duperesiza ku kijyanye n'iki cyaba kigiye kuhaba. Imana yamishuriye u Rwanda n'u Burundi bese haba intambara haba intambara. Hanyuma Imana irangije irambwira ngo dusenga cyane dusengera igihugu cyacu. Ndasenga cyane ndasenga ndimo gusengera igihugu cyacu cy'u Rwanda, nsengera abayobozi bacu kugira ngo Imana ibarinde, kugira ngo Imana ikomeze ikorane nabo mu buzima bwa buri munsi bwabo. Hanyuma ngiye kumva numva Imana irambwiye ngo ihashyize uburinzi ku gihugu cyacu, nta ntambara ihari. Yego. Hanyuma rero Imana yongera kunyereka irambwira ngo ninze mu gihugu cyacu cy'u Rwanda ngo mbwire abanyarwanda bose aho muherereye natwe ngo tureke ibintu by'amoko. Buri muntu wese aho aherereye areke ibintu by'amoko byo kubanga nguriya ni umuhutu, uyu ni umututsi, ngo uyu ni umutwa, uyu ni iki n'iki, bareba ku mazuru ngo mu iki byose. Ibyo bintu Imana irabyanze. Iyambwiye ngo irabyanze irambwira ngo nimbwire yaba umusore yaba umukobwa, mbabwire ngo mureke kureba kuri ibyo bintu, kuko umuntu wese uragumya kureba kuri icyo kintu azana amoko mu banyarwanda. Imana ngo uwo muntu iramwanze kandi mwanganye n'ibyo uwo muntu no gupara arabigwamo, kuko nta bintu by'amoko Imana ishaka. Imana yambwiye ngo ntabwo ibyo ngibyo ibishaka. Imana ngo mbabwire ngo ntibishaka, ishaka ko abanyarwanda tubana amahoro, ishaka ko abanyarwanda tubana dukundana, ishaka ko abanyarwanda tubana mbese tushishanya, buri muntu wese asangire na mugenzi we, buri muntu wese akunde mugenzi we nk'uko yikunda. Ibintu by'amoko mubireke mubivemo. Niko yambite ubifite abivemo, ufite yaba umumama ufite ayo moko. Abamama barimo gushyira amoko mu bana babo, ugasanga umwana arakurana ingengabitekerezo. Ibyo bintu ntabwo Imana ibishaka. Abana aho bari ku mashuri biyumbanemo ko bose ari abantu bamwe, ari abanyarwanda. Aho urubyiruko aho ruri abagiye gushyingirwa bashakane, nta muntu urebye ngo uriya ngo hariya ngo ababyeyi irambwira ngo cyane cyane ibande ku babyeyi. Umusore arakunda umukobwa w'ahantu runaka, ugasanga umubyeyi aramubwiye ngo uriya muntu ntitumushaka, ni ubwoko ubu n'ubu, ntabwo tubukeneye. Ibyo bintu Imana yambwiye ngo irabyanze. Ugasanga umukobwa yikundiye umusore w'ahantu runaka, ugasanga ababyeyi be baramurwanyije ngo ntabwo dukeneye kuri ya muntu aza kuba muri twebwe. Umukobwa yaba agatese ni iyihe mpamvu, bakamusobanura ngo uriya ni umuhutu. Oya, ibyo bintu ntabwo ibyo Imana ibishaka. Yambwiye ngo mubireke abantu mubifite, yaba umugabo ubifite, yaba umumama ubifite, yaba umusore ubifite, yaba umukobwa ubifite. Ibyo bintu nimubyihorere, tubane twese tubana amahoro. Ariko mu Rwanda dufite sero y'ubumwe bw'abanyarwanda, kandi perezida wacu irahari. Abantu bafite ubumwe, ibyo by'amoko bya Imana bikubwiye byaba bihari sabye byagarutse bite? Birahari hari ababifite, birahari hari ababifite mu bantu bakera bifite. Imana yabyanze nibabure kureba babashyire hasi, naho byabageza ariko ntaho byabageza. Imana yambwiye ngo umuntu ugikomeje gufata izo ngengabitekerezo muri we akayishyira mu mutima we akayimika, Imana yambwiye ngo no gupfa arapfa, kuko ntabwo ikeneye ibyo bintu, kuko twese turi amaraso amwe, twese tuva amaraso amwe. Hanyuma Imana imaze kunyereka gusengera ya mipaka yose navuze hariya. Mperutse gusengera umupaka wa Gisenyi, ubwo haterwaga ibibombe, nari nahasengeye Imana mbona ibikuyeho. Hanyuma n'ibi ngibi nabyo yambwiye ngo uko nabisengeye, uko nagize iyo mosiyo yo kubisengera, Imana yambwiye ngo igihugu cyacu rwose cyuzuyemo n'uburinzi impande. Hanyuma muri ibyo byose maze iminsi nsenga, ariko mfite n'ijambo ry'Imana Imana yampaye kubagezaho ngo mbabwire. Yego. Ni ijambo ry'Imana dusanga muri Zaburi ibice 18 umurongo waho wa 15. Avuga ngo iki? Habuze ngo arasa imyambi ye atatanya abanzi banjye, n'iyo mirabyo myinshi arabirukana. Hepfo akavuga ngo maze ubutaka bwo hasi buraboneka bujya hejuru. Imana ivugana nanjye irambwira ngo ibyo wabonaga unyuramo
bikurwanya cyangwa se bikubuza kugenda imbere, Imana yambwiye ngo irabitatanyije. Niko yavuganye nanjye. Ubyumve ko ibitatanyije bitatanyije ibyo wabonaga urimo kunyuramo ubona ari intambara nyinshi, wowe ukabona iburyo bwawe ukabona nta nzira ihari, wareba ibumoso bwawe ukabona nta nzira, wareba hirya wabona haruguru ukabona nta nzira, wareba hepfo ukabona nta nzira. Imana yambwiye ngo ibyo byose byari bikuzitiye, Imana irabitatanyije. Iki ni igihe Abisiraheli bari mu gihugu cya Egiputa, hanyuma bakoresha uburetwa bukomeye cyane, hanyuma Imana iza kwitegereza ubwo buretwa bakoreshwaga, ndetse iyumva no gutaka kwabo no kuniha kwabo, irangije bahagurukiriza umugabo witwa Mose, imubatumaho. Ndagira ngo ngutangaze ritanga bimubwire ngo aho uherereye hose Imana iguhagurukiriza umuntu w'umumaro. Mu kibazo urimo, mu ntambara urimo, mu rugamba urimo, mu rubanza ufite, mu bukene ufite, mu gisuzuguriro ufite, mu burwayi bwawe, mu bukene bwawe, mu bushomeri bwawe, Imana iguhagurukiriza umuntu w'umumaro, Imana iguhuze nawe. Kuko Mose yamaze kugera muri kino gihugu, hanyuma kubera ko yari kumwe n'Imana agendana nayo, amaze kugera yakurayo ubwoko bw'Imana, bagendana ubutayu bwose. Hanyuma bageze ku nyanja, bageze mu kibaya, babona ibyari bibarwanyije bikomeza kubakurikirana. Hanyuma basubije amaso inyuma babona byabakurikiye. Ndimo kukubwira ngo haribwo urimo gusubiza amaso yawe inyuma ukabona hari ibigukurikiye birimo kukurwanya. Hanyuma ubwoko bw'Abisirayeli bageze ku nyanja, hanyuma bahageze bya bintu bikomeje bibakurikira, hanyuma bahageze basubije amaso inyuma babona byabasatiriye. Hanyuma Uwiteka ahamagara Mose, aravuga ngo Mose we ufite iki mu ntoki? Irangije amubwira ngo mfite inkoni. Arangije aramubwira ngo yirambure hejuru y'inyanja. Ako kanya yirambura hejuru y'inyanja, inyanja irakama. Hanyuma ubutaka bwo hasi buratumburuka, hamera nko ku nzira ahantu hakomeye. Abisirayeli baca mu nyanja ahantu humutse nko ku butaka bafata hakurya. Hanyuma nagira ngo nkubwire ngo muri kano kanya hari ibintu Imana ikamije imbere yawe yabonaga ko bikurwanya. Nagira ngo nkubwire ngo aho utabonaga inzira Imana ije kuhaca inzira, aho utarimo kubona inzira Imana ije kuhaca inzira, kuko Imana ivuganye nanjye ngo nkubwire ngo ntabwo Imana ifite umugambi wo kugusubiza aho wavuye, ahubwo ifite umugambi wo kugira ngo ukomeze ujye imbere. Ntabwo Imana ifite umugambi wo kugira ngo igusubize mu buzima wabanyemo bubabaje bw'igisuzuguriro, ahubwo ifite umugambi wo kugira ngo ukomeze ujye imbere. Kandi aho urimo kujya imbere ugiye kuhabonera ibyiza, aho urimo kujya imbere ugiye gukora byemere, aho urimo kujya imbere ugiye gukora ubukwe byemere, aho urimo kujya imbere ugiye gukora akazi byemere, aho urimo kujya imbere ugiye kuhahurira n'igitangaza cy'Imana. Imana y'amahoro irangije irambwira ngo mbwira abantu bankurikiranye aho muherereye hose, mbabwire ngo hari ubwo wabonaga ibikurwanya ukabona ibikuburanya, irambwira ngo nimbabwire ngo nimuhumure, kuko ibyo urimo kubona bikurwanya cyangwa se bikuburanya, irambwira ngo mubwire ngo ni ibiremwa, humura nyir'ibiremwa ari kumwe nawe. Bwira mugenzi wawe muri kumwe, wowe nkurikiranye, waba mwicaranye mu modoka, yaba murimo kugendera mu nzira, yaba muri kumwe mu rugo, mubwire ngo humura, umubwire ngo humura kandi utuze umutima, kuko ibirimo kukurwanya ari ibiremwa. Nurangiza umubwire ngo humura nyir'ibiremwa ari kumwe nawe. Nambwira ngo mbabwire ngo nimuhumure kandi mutuze umutima, kuko Imana imanuye ukuboko kwayo kubagirira neza, kandi imanuye ukuboko kwayo kubatabara. Imana irangije ivugana nanjye irambwira ngo nongere mbwire Abarundi basengere uku kwezi kwa gatandatu, kandi cyane uku kwezi kwa gatandatu ngo mugusengere, kuko muri kuno kwezi kwa gatandatu ariho mugiye kubona ibintu by'umuyaga, ibintu by'intambara, ibintu by'impfu, ibintu bidasobanutse. Imana irambwira ngo uku kwezi kwa gatandatu uhereye ino tariki ya none ngo mugusengere kandi cyane muhuje umutima aho muri. Imana iramanuka kubagirira neza. Irambwira ngo mbwire Abarundi babwire ngo nyuma yo gusenga muhuje umutima, Imana iraje batabare kandi barengere muri iyo ntambara, muri ibyo bibazo byose, muri iyo muyaga, muri iyo situasiyo yose, muri iyo mivurungutano yose, yaba iy'amatora, yaba ibiki byose, yaba ngo musenge cyane kandi mukomeze muhuze umutima. Imana iramanuka kubatabara, iramanura ubutabazi bwayo, iramanura ukuboko kwayo, kandi ukuboko kwayo ho kugeze ibintu byose birasobanuka.
ibintu byose birasobanuka. Shikarabamanda ya sikamando, Imana irambwira ngo mbabwire ngo ibyo nimumara guhuza umutima, nimumara gusenga, nimumara kwizera, nimumara kuva mu byo murimo, nimumara kuva mu mosha, nimumara kuva mu busamba, nimumara kuva mu moko, nimumara kuva mu musinzi, nimumara kuva muri ibyo byo Imana ngo nimumara kubijugunya, Imana iramanura ubutabazi ku buzima bwanyu. Imana iramanura ubutabazi ku buzima bwanyu. Mana ushime, Mana uhabwe icyubahiro, Mana uhabwe icyubahiro. Kandi iki abarundi bakora kugira ngo ibyo bintu Imana yaguhishuriye ibyo bintu bibe byavaho, bibe byakurwaho, cyangwa bigomba kuba tu icyo bakora kugira ngo ibyo bintu bibashe kuvaho nuko gusenga, kandi ndetse no kureka ibintu by'ivanguramoko n'ibintu byo kugira gute, byo kujya mu bintu byo kurwanyana. Imana yambwira ngo nibyo nimubireke, mubishyire hasi, hanyuma musenge, niba Imana iramanura ubutabazi ku buzima bwanyu. Kuko bitabayeho hatabayeho gusenga, intambara irahari kandi ikomeye cyane. Abantu barapfuye, abandi bavuye mu byabo, abana nabonaga barimo kurira, nabonaga ababyeyi batabana, nabonaga bata abagore babo, nabonaga abagore bata abagabo babo, nkabona mbese ibintu birayogayoze, abantu bava mu mitungo yabo. Ariko Imana ivugana nanjye irambwira ngo hamwe no gusenga, Imana iramanuye ubutabazi ku buzima bwanyu. Imana ishimwe. Abarundi niko Imana yavuganye nanjye ngo mbabwire, kandi muhumure, Imana irahari kumwe nawe. Aho waba uri hose Imana iri kumwe nawe. Wowe gusa wizere gusa, kandi Imana uyiringire, uyihanga amaso. Ibindi byose Imana ije kubikora. Nicyo ntacyo wongeraho, nta nicyo ugabanyijeho. Ntacyo nongeraho, nta nicyo ngabanyijeho, kuko Imana yavuganye nanjye ibyo ngibyo. Ibyo ni byo Imana yagutumye ku Barundi, ku bana b'Imana. Imana iguhereze umugisha. Amen. Reka tugusabe ngo utange nimero yawe ya telefone. Nomero yanjye ya telefone ushobora kumboneraho ni 078 65 61 964 078 65 61 964. Reka tugushimire. Murakoze cyane. Wasengera abafite ibibazo ndetse n'abafite ibigeragezo, ukazamura isengesho, Imana ikaguhereza umugisha. Uwiteka Mana ishobora byose, Mana ivuga bikaba, Mana itegeka bigakomera. Ni wowe wantumye aha ngaha kugabura ibyawe. Mana ntacyo ndabanyijeho, nta nicyo nongereyeho. Komeza kurinda ubwoko bwawe, yaba aba hano mu gihugu cyacu cy'u Rwanda, yaba hanze yacyo. Komeza kuturindira abanyarwanda bose aho bari, komeza kuturindira abayobozi bacu mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Ndakwereka buri muntu wese aherereye, yaba uri mu ngendo zitandukanye, yaba uri kugenda n'amaguru, Mana umurinde impanuka, yaba uri mu kazi ukamurindiremo, yaba umushomeri umuha akazi mu izina rya Yesu Kristo. Ingumba aho ziri ziha urubyaro mu izina rya Yesu Kristo. Ingaho zubatse Mana zuzuzemo amahoro yawe mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti, umwami w'abami. Mana ishobora byose, abarwayi bari kwa muganga, Mana ubakize, abarwariye mu mago yabo, Mana ubakize. Ndasengera imfubyi n'abapfakazi aho bari hose, Mana bakomereza umutima mu izina rya Yesu. Ndakwereka ababyeyi bari kubise kwa muganga, ababuze ibise, Mana ubahe ibise, Mana babyara nk'ababurayokazi, abari ku maseta ubakureho amahoro, ababyeyi batwite bari mu mago yabo hirya no hino, barambikaho ikiganza cyawe ubashyireho uburinzi. Ndasengera abana bato aho bari hose, Mana abari ku mashuri baha ubwenge, Mana ndetse n'uburinzi bwawe mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti, umwami w'abami. Ndakomeza nsengera igihugu cy'u Burundi, komeza ukirambura ukuboko kwawe, Mana intambara zose zaba, Mana ukirwanirire, ukiburanire mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti, umwami w'abami. Urakoze Uwiteka Mana ishobora byose, ndagushimiye ko mbishe gusenga kwanjye kw'aka kanya, ni mu izina rya Yesu Kristo bigusabye nsenze nizeye, amen. Urakoze cyane, turagushimiye. Murakoze cyane, kandi wakoze gutumikira Imana yagutumye. Yego, abantu mutarakora subscribe, mukore subscribe, like na share ndetse na comment, kandi amahoro y'Imana abane namwe. Ibiganiro byacu nakagaruka, ndetse ubuhanuzi, ubuhamya, ubutumwa, nawe ushaka umuhamagaro kukoresha, Imana iguhereza umugisha, watwandikira kuri iyo nimero aho hasi. Amahoro y'Imana abane namwe. Shalom. Shalom.